Mu myaka isaga 24 ishize uburezi mu Rwanda bwateye imbere mu buryo bugaragara. Abanyarwanda benshi mu byiciro bitandukanye babonye amahirwe yo kwiga, hubatswe ibyumba by'amashuri byinshi mu byiciro byose by'uburezi, hatejwe imbere ikoranabuhanga, uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12, hashyizweho amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, kaminuza n'amashuri makuru byariyongereye n'ibindi. Ibi byose byakozwe hagamijwe kugera ku ntego yo kugira u Rwanda igihugu gifite ubukungu bushingiye ku bumenyi, ari nayo mpamvu leta y'u Rwanda yiyemeje guteza imbere uburezi bufite ireme. Mu rwego rwo guhangana n'imbogamizi zikibangamiye ireme ry'uburezi zirimo guta ishuri, gusibira, imiyoborere y'amashuri itanoze, isuku idahagije, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, gutwara inda zitateganyijwe ku bangavu, imyitwarire mibi ya bamwe mu barezi n'ibindi, uruhare rwa buri wese rurakenewe. By'umwihariko abayobozi b'ibigo by'amashuri, abashinzwe uburezi mu mirenge, namwe babyeyi murakangurirwa gukurikirana ku buryo buhoraho imyigire n'imyigishirize y'abarimu n'ubwitabire bw'abanyeshuri. Mukurikirane kandi abana bata ishuri n'abasibizwa nta mpamvu, mwite ku isuku, munirinda icyo ari cyo cyose cyatuma abana bakererwa cyangwa basiba ishuri, n'ikindi cyakoma mu nkokora ireme ry'uburezi u Rwanda rwifuza. Banyeshuri mwigane umwete kandi mubi intangarugero mu mico no mu myifatire. Barezi kandi mwihatire gukoresha ikoranabuhanga mu myigishirize kuko ari cyo cyerekezo cy'igihugu cyacu. Mwihatire gukoresha ururimi rw'Icyongereza, munatoza abana kurukoresha igihe cyose. Imyigire myiza n'indangagaciro z'umuco nyarwanda ni ishingiro ry'uburezi bufite ireme. Ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'Uburezi.